Suje mu izina rya Yesu Kristo, abo dukunda kubana mu ijambo ry'Imana. Nanone Imana yongeye kuntiza iminsi yo kubaho, cyangwa se yongeye kumpa andi mahirwe yo kubaho kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru umugisha. Nitwa Pastor Placide, nkuko dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana iminota mikeya kugira ngo duhugurane, kugira ngo dufatanye muri uru rugendo. Nanone nongeye kuza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje rero muri hose mu nce zitandukanye, aho uri, ushobora kuri mu kazi, ushobora kuri mu bihe bitandukanye, ushobora kuryamye, inzira zose waba urimo zitandukanye. Imana iguha umugisha. Tugiye kuganira amagambo turi busange mu gitabo cy'Imigani, ni ibice bitatu, umurongo wa 20. Mwana wanjye, komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere yawe. Yesu nashimwe. Nta mahirwe na makeya, nta mugisha na mukeya umuntu ashobora kugira igihe cyose adatunze ubwenge, adatunze no kwitonda. Yesu nashimwe. Umugisha uzaza, uzatera imbere, uzakura, uzashaka, uzabyara, ariko kugira ngo uzagere kure mu bintu byose ukora, nuko utunga ubwenge nyakuri, ukagerekaho n'ikintu bita kwitonda. Utubahuka buri muntu wese ubonye, utubahuka umuntu mukuru, bitavuye yuko umurusha amafaranga, cyangwa bitavuye yuko umuyoboye, cyangwa se bitavuye ko hari ikindi kintu umutegerejeho, aho ukamwubahira ko akwiye kubahwa. Imana yacu nishimwe. Ngo mwana wanjye, komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe. Ubwenge bwa mbere nyakuri, ijambo ry'Imana rivuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo bavuye mu byaha, waretse gukora ibibi, waretse guhemuka, waretse guhangana n'abantu, waretse gusa nkaho uri ikigenge, ubaho mu buzima umeze nkaho wigenga, wikorera ibyo wishakiye, wivugira ibyo wishakiye, abandi bantu bose ntawe utekereza kereka wowe wenyine. Ibyo bintu ni ukubura ubwenge. Ubwenge nyakuri ni ukumenya ko umuntu uyu munsi urebye ari hasi, ejo Imana yamuzamura ikamugusumbisha. Hari umugani baca mu Kinyarwanda bavuga ngo uwimye umwana aba yimye umukungu, ariko umwima aba ari mukuru kuri we, ashobora kuba atunze kumurusha, ariko uwo muntu utarazamuka burya niwe ufite amahirwe yo kuzamuka, ariko wazamutse aba asigaje guhananuka, nta kintu kiba gisigaye. Yesu nashimwe. Mwana wanjye, komeza ubwenge nyakuri. Ubwenge nyakuri si ugushaka ukuri ibintu gusa, ahubwo no kumenya kubigumana. Imana yacu nishimwe. Ubwenge si ukurukanka inyuma ushaka inshuti, ushaka n'abakumenya, ushaka n'abantu ngo ubikubireho. Ubwenge ni ukumenya uburyo babandi bakeya ufite nabo ubana nabo neza. Ubwenge yego nabyo si ubuswa, kumenya gushakisha no kugera ku bintu bikomeye, ariko ubwenge ni ukumenya ko n'icyagezweho nacyo kirindwa. Ubwenge bukomeye si ugutereta umugore ngo umugeze mu rugo, ahubwo ubwenge ni ukumenya uko ubana nawe kugira ngo muzarambane. Ubwenge si kwitera make-up nyinshi kugira ngo ukurure abagukunda. Ubwenge ni ukugira ngo uwagukunze atazabona icyo yagukundiye yarakwibeshyeho. Ntago kuba kwatarakitinga abantu bakakwirukiraho sibwo bwenge, ahubwo nuko numwe wagusanze asanga kubonyemo n'ibyo atagukekagamo. Yesu nashimwe. Icya kabiri, hakiyongeraho ikintu bita kwitonda. Ikintu cyose kikubayeho, cyangwa se umuntu wese ugukoreye ikosa, ntahita bikivumwe mu maso ya, cyangwa se uhubukira kumugirira nabi. Ubwenge ni ukumenya uburyo witwara muri situation yose ije imbere yawe. Ushobora guhura n'umuntu akagusuzugura, ubwenge si uko umuhora ko gusuzuguye, ubwenge ni ukumenya kubana n'umuntu ugusuzugura ariko mukabana. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ngo mwana wanjye, komeza ubwenge nyakuri. Aka kantu ngira ngo murumva ko hari ubwenge butari nyakuri. Na Bibiliya iravuga ngo hari ubwenge ngo bwabundi ngo bw'abadayimoni, ngo ubwo n'ubwisi n'ubw'abadayimoni, bwo kwikunda no kwikubiraho ibintu, no kwikunda no kumva byose ibyiza byose byakabaye ibyawe, abantu bose bari bakwiye kubararira wowe. Ntabwo ubwo ari ubwenge. Ubwenge bw'Imana ni ukumenya kubanira abandi. Ntabwo ubwenge bw'Imana ari uguhamagara abantu ngo baze bakubanire. Yesu nashimwe. Ngo ubwenge nyakuri no kwitonda. Kwitonda bigirira umumaro uri imbere yawe, kuko ugira ukuntu mwitwaraho neza. Imana yacu nishimwe. Kumenya kubaha buri muntu wese n'ubwenge. Ukubaha n'utagaragara ko akwiriye kubahwa, kuko uyu munsi ashobora kuba tubashywe akazubahwa ejo.
kandi ukazisanga utegetswe kumubaha uko wabigenza kose. Ibaze ko warabanye n'umuntu mu buzima bwawe bwose umusuzugura umwereka ko ntacyo amaze, ukazisanga ahantu mubwira ngo nyakubaho, kandi waramubwiraga ko azapfa ari imbwa nta n'icyo azigezaho. Urumva azabyemera? Birasaba rero ngo wige kubana wa muntu utagaragara ko ari wo kubaho, kuko igihe cye nikigera cyo kubaho uzaba ufite agaciro mu maso yiwe. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Ndasoje rero, ariko ndagira nkubwire ngo nizibika zaramagi n'umuntu wese ubona imbere yawe uri guca imbere yawe ntumusuzugure, kabe kakana gato cyangwa se wa muntu ubona yuko ntacyo ari cyo, wibwira ko ntacyo ari kariko icyari cyo n'Imana ikizi. Nta nungu unategetswe kumenya ibyo abantu bazaba byo, utegetswe kubahira uko bari. Imana yo mu ijuru umugisha. Yari Pastor Placide, ibindi bisigaye Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Shalom.